Mu kintu bizi naramereza ndavuga cyane ntiyangirira nabi ndamu bwa kabiri umwana we ari gukanda mu nuko ntabwo mwabonye mugenzi we Vestine afite intege nkeya bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza. Ari nabwo tugomba kuza kwita twinjira noneho muri ya operation y'ukuntu abagizi ba nabi guturuka hano ngo i Kigali bakoranye n'abantu bo muri Canada Vancouver bari hafi y'urusengero bita ngo Sunrise Church. Ahantu bagomba gukora ikitaramo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 2025. Operation y'ukuntu witwa Vestine yaje kuza kuba yarogwa cyangwa se yaje kuza kuba yahemukirwa, umuntu akaza akinjira mu cyumba cya Vincent Dorcas agafata amavuta ya glycerine, agafata isabuni isukura ubwiherero, yarangiza akabisuka mu mashini ikora coffee kubera ko afite amakuru menshi cyane yuko witwa Vestine akunda kwinywera icyayi. Ibyo byakozwe ndande byari bigendereye iki? Ese kuki babimenye kwa muganga bakamubwira yuko yanyweye ibintu bigize gute bihumanye? Bo batekereje yuko wenda ari ubuturage yafashe ibintu wenda akavanga ibintu bitavangwa, ariko muri icyo gikoni nta kintu na kimwe cyari gihari gifite aho gihuriye n'isabune. Nyamara Vestine ajya kwa muganga basanze mu ndaye cyangwa se mu byo yanyweye harimo ibintu bimeze nk'amaproduit, amasabune ngo n'amavuta byavangavanzwe n'ibyayi. Ndashonje mwana ndashonje uzi kuva kuri stage kuriya bari mu bugari nari bugari ndashonje. Bosco Empire. Yes, nguhaye ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Hari amakuru ari kungeraho kano kanya guturuka muri Canada, ahantu witwa Vestine na Dorcas bacumbitse mu cyumba cya hoteli. Byavuzwe yuko uwitwa Vestine yagiye mu bitaro biturutse ku kuba hari ibintu biri produit chimique yanyweye akeka yuko ari icyayi. Biravugwa yuko hari umuntu winjiye mu cyumba cy'aba bana agafata imashini isanzwe ikora icyayi cy'ikawa akavangamo amavuta ya glycerine ndetse n'isabune isukura ubwiherero akabisuka mu iyo mashini. Undi yava mu gitaramo akaza agafata ikawa akayishyira mu mashini agateka icyayi, ariko yajya kukinywa kikamurya mu nda, ndetse agaherezaho n'umuvandimwe we Dorcas, ariko we ntago yabashe kuza kuba yabimira kubera ko yahise yumva ko byanze bikunze agomba kuza kuba harimo ngo ibintu bimeze nkaho ngo ari isabune. Batekereje yuko wenda ari ukubera ko wenda ari abantu bakure cyane guturuka za Musanze, ariko hari umuntu ku kagambane kari guturuka i Kigali mu bahanzi ba gospel batifuza ko bari abana b'abakobwa bari buze kuza ko batumbagira ngo bagere kure cyane. Iyi operation ndaza kuyiguhereza nyiturutse mu mizi. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ukalikinga, ugasharinga ibiganiro bya Bosco Empire bikagira ku bantu bari kure cyane, kubera ko nta handi hantu ushobora kuzigira ubona amakuru y'icyo bita ngo ni ubwino uretse anga kuri Bosco Empire. Bino bintu babigize ibanga, na Murinda Habi Irene naza kuza kubibona araza kuza kwibazaho nabikuye, ariko nta kiro kimwe gishobora kuza kuba cyaba ngo hanyuma ngo abana b'imihanda tuba turi gutata kuri rwa rwego ruhambaye ngo tuze kuza kuba twabura amakuru nk'ayo ngayo y'ibanga. Bino bintu ntarabyinjiramo, mu nyemere tuze kuza kuba twagaruka hano i Kigali ku munsi wabanjirije uwo bafatiyeho indege berekeza mu gihugu cya Canada, aho biteguraga gukora igitaramo kwa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa 10 2025 muri salo hano ku Ruyenzi kwa Idirisa Uwedarawogo. Mu gitondo bari gufata breakfast y'ubugari ndetse n'isambaza. Umve amakuru mu by'ukuri tuba duhagaze ku ntaba nameze bya bindi baza bakubwira ngo nkwi nta kintu kimwe nge mvuga ntafite ibimenyetso.
ariko kubera ko ntangiye kubona ko mutangiye kuzana ubwenge bwinshi cyane, ubu ngiye kujya nkora ibintu noneho mbakubita ibimenyetso bizanye, kuko ntabwo nshaka gukomeza kubasaza ko hari abantu bibaza ngo aya makuru ntabwo umuntu yayamenya, aya makuru ntabwo abaho. Ubu ngubu ngiye gukubita video irimo n'icyo bita ibimenyetso bifatika, kugira ngo rero muhite mugaragara yuko mwebwe ubwanyu muri ikibazo, n'ubundi muraza kugaruka muri commentaire muze gutukana. Ariko se sha urafata ka muhanda umuntu batangiye gutuka afite amezi 7 mu nda ya nyina, warangiza ukaza kumutuka afite imyaka cyakoze murananiwe n'izina ry'Imana, nanjye ndaje noneho mbahata icyo bita umuriro. Ibyo ngibyo mwigira, muraza kuza gutuka ibitutsi bize kubakamana, hanyuma mutangire kusigara muri gusingiza musingiza ati harakabaho Bosco y'impaye. Ibitutsi byamaze kubakamana. Twagiye, ndashaka yuko ubanza urebe ino video. Naka video kuwitwa ngo Vestine ndetse na Dorcas. Naka video uwitwa Dorcas avuga yuko afite inzara, ndetse uwitwa Murindahabirene yari yanze kubagurira ibiryo, ngibyo biryo ngo birahenze. Vestine we ubwe abwira Dorcas, aramubwira ngo reka nguhereze ikarita y'umugabo wanjye, hanyuma ugiye kugira gute, ujye kugura ibyo kurya niba ari byo ushaka. Ko uwitwa Dorcas yaravugaga ngo niba byanakundaga base nkabona n'icyayi cya mukaru. Bari kumwe na manager Murindahabirene winjiza gatubutse, ariko uriya mujama nawe ntago ajya arya, akunda amafaranga kuri rwa rwego, nawe ashobora kuza kwicwa n'inzara aho kugira ngo akore ku mafaranga ye. Bari gufata ubugari ndetse n'isambaza mu gitondo mbere yuko berekeza mu gitaramo cyabaye hano i Kigali, kwinjira ari ubuntu. Uwitwa Vestine yabwiye umugabo we, aramubwira ngo tugiye kujya muri Canada, ariko ntago tuzi ukuntu bizagenda kubera ko dadi wacu akunda amafaranga kuri rwa rwego, nawe ku giti cye adashobora kuza kuba yafata icyo kurya. Ati kandi ntago waza kuza kubona manager wawe atariye ndetse atigeze na kwibeta, hanyuma ngo uze kuza kubona uko umubwira ngo ese watuguriye ibiryo. Nibwo uwitwa Idirisa yafashe ikarita ye ya banki ayihereza Vestine, aramubwira ngo nimuza kugera ahantu mukabona adashaka kubagurira ibyo kurya cyangwa se atari kugura ibyo mushaka, uze gufata amafaranga kuri ino kadi, hanyuma muze kuza kwa mwayakoresha mugura icyo muza kuza kwa mukeneye cyose. Dore ngiyo video. Ikarita sasheri mbabarira, nanjye si yanyazanye y'umugabo wanjye. Iyi kadi kugira ngo uwitwa Idirisa ayihereze Vestine, nuko yari amaze kumubwira challenges bahura nazo mu gihe basohotse igihugu bagiye gukora igitaramo hanze. Urabizi ko bagiye i Burundi, bagiye ahantu henshi cyane hatandukanye, ariko uwitwa Murindahabirene akagira ikintu bita impiri mu ikofi, ku buryo kugira ngo azakuremo amafaranga ye nawe ubwe ku giti cye ntago ajya arya. Muzamurebe ku ntaba ameze, ukabona platform ahagaze, ukumva umubare w'amafaranga mu by'ukuri yinjiza, ariko ntago asa nayo kubera ko we ubwe ku giti cye ashobora kuza kuba yanagenda no kugira ngo nyine aze gufata icyo kurya bikaza kuza kuba byagorana. Idirisa yahaye Vestine ikadi ya banke ayikenyereraho, ari naho bageze nyine bagashaka kumvisha manager buryo ki bagomba kuza ko bagira gute, bagomba kuza ko babona icyo kurya, kubera ko nyine burya si buno niyo uwitwa Murindahabirene yakwanga gushora mu muziki warabari abana, uwitwa Vestine ari ready yo kuza kuba yakora indirimbo yose ashaka ahantu hose agize gute ashaka, kubera ko umugabo we afite ikintu bita amafaranga. Burya si buno n'uwitwa Murindahabi ukuntu yabitwaragaho ameze nk'uwabigabanyije, kubera ko nawe arabizi neza ko witwa Vestine mu by'ukuri nyine amaze kujya kuri rwa rwego agomba kuza kuba yishoboye. Ibyo ngibyo byarabaye, video murayibonye. Ubwo no kukubwira ngo Vestine yabwiye umugabo we ati ndashaka kumpa ikarita ya banki bari gusangira ubugari ndetse n'isambaza. Ibyo nabyo ndaza kuguhereza ibimenyetso byabyo, icyo usabwa we no gukurikirana video mpaka igize gute, mpaka irangiye. Basohotse mu rugo bamaze gufata breakfast y'ubugari ndetse n'isambaza, kandi urabizi ko ubugari ntago bufata mu nda. Vestine na Dorcas baraza, babanje gufata umwanya wo kugira ngo bakore repetition, kubera ko biteguraga kujya mu gitaramo cyagomba kubera i Kigali. Kwinjira mu cyo gitaramo byari ubuntu, ngira ngo ibyo bintu muragize gute, murabizi cyane. Gusirimba cyangwa se kugira ngo uririmbe byibuze iminota 30, biriya bintu bitwara imbaraga nyinshi cyane.
nkwibutsa yuko Vestine ntago ari kugenda wenyine, afite akabebe mu nda, ari nako abagizi ba nabi bari guhiga kugira ngo bakangirize ubuzima biturutse ku ishyari abantu baba bafite, baba badashaka umuntu ugomba kuza kuba yatera imbere. Namwe mugende mujye mu makomanteri murebe abantu ishyari bahagaze. Ariko nanjye nakubwiye ngo ibintu wishoyemo ngo byo kunyanga, ibyo ngibyo ntago uzabyigira igihe kirenze iminsi ngahe. Wowe bwawe uri buze kurambirwa, kubera ko nanjye ntago njya nshirayo, uzajya uzana ibintu byinshi cyane nze nongere nguhome, uzana ibintu byinshi cyane nongere nze nguhome, kugeza ku rwego nawe uzavuga ati uyu muntu rwose ni uw'igikundiro, nkunze nemera kumukunda byanga byakunda. Baraje igitaramo baragikora, bamaze kugikora kwa Murindahabi Irene hari hateguwe mu by'ukuri amafunguro y'ubwoko bwose abantu bagomba kuza kuba bafata, ndetse ari mu buryo kugira ngo basezerere Vestine na Dorcas bahagurutse i Kigali berekeje muri Canada. Umuntu bita Idirisa Uwedarawogo muramwitiranya cyane, bamwe baravuga ngo ntabwo avuga, abandi ngo ntabwo aseka, ariko uriya ni umupampe umwe noneho unarenze kuri rwa rwego udashobora kuza ko wanatekereza. Ariko iyo bamutunze kamera ahita atangira kugenda yigira nk'umuntu nk'inkoko, ku buryo ushobora kuza kwibaza ngo ubundi uno mugabo atekereza iki. Ariko abantu bamuzi barakubwira ngo niba uzi France ukaba uri kumwe n'umuntu bita ngo Idirisa Uwedarawogo, ntabwo ushobora kuza gufatanya umunwa, kubera ko niwe muntu ushobora kuza kuba asetsa kurusha abantu bose. Ariko yamara kugira kuri kamera akahita yigira kwa kundi yigira, akavuga ati ubundi uyu mugabo sinzi niba n'amazi y'icyuza ashobora kuza kuba yacukura ngo bize kuza kuba byakunda. Niyo mpamvu witwa Vestine we abona Idirisa Uwedarawogo utandukanye n'umwebwe mubona. Mu buryo butunguranye hari video yafashwe, uwitwa Idirisa ntago yari abizi ko bagiye kumufata video, yari ameze gutya nk'umuntu nyine umeze nkaho ari igenge, ari kugenda ahereza amapisi abantu be baje mu kirori cyo gusezera Vestine na Dorcas ngo bave i Kigali berekeze Canada. Ndashaka yuko ntagutindiye muri kugira ngo nze kugabanya ya magambo avuga ngo ubundi amakuru y'umuntu aba afite yakura hehe. Nakubwiye ko ngiye mpagaza amakuru na ba nyir'ubwite batazi ko ayo makuru nyafite. Wenda mwe namwe bitewe nuko mba mbona nta kiba kirimo, nkavuga ati ntago ndi buze kuza kuba nabivuga nkabyihorera. Ariko najya nkwereke uwitwa Idirisa inyuma ya kamera ni mu masegonda make cyane, kubera ko nawe akimara kubona ko kamera bayimutunze nta kindi kinakora, ahita yongera akigira nk'inkoko kuri kamera, ariko kamera bayikuraho akongera akaba umuntu w'umusazi. Igengo rimwe noneho rinarenze, bamwe mwirwa mubona kuvuga ngo ubundi uyu muntu bimeze bite. Banza urebe iyo video, dore ngiye aho ngaho Idirisa Uwedarawogo ari mu kirori cy'umugore we, ndetse ngira ngo na muramu we bagiye kuhaguruka i Kigali berekeje mu gihugu cya Canada. Ndagira nkubwiza ukuri yuko uwitwa Vestine yahagurutse i Kigali atariye, biturutse kuri pressure y'uwitwa Murindahabi Irene. Iyo video nayo ndaza kuba nayiguhereza. Banza urebe uwitwa Idirisa Uwedarawogo bamutunguye bakamutunga kamera ameze gutya ari kurya ibintu by'amadansi, ariko bamara kumutunga kamera akahita yongera akahita powesha akigira nkaho nta bwenge agira. Mwebwe mukaza kubona umuntu kuri kamera ngo ariko ngo uyu muntu nuko tubona ngo ari igihwinini. Hano hanze hari abantu bazi ubwenge bro, udashobora kuza kuba yakwereka uwo ari we, wowe ukagenda ugafata amakuru apfuye kuri we, ukabuze ngo uyu muntu ngo ni umuntu mwiza kandi ari umugome ruharwa, ukabuze ngo uyu muntu ngo ni umugome kandi ari umuntu mwiza mwe wa mbere utabaho. Uko niko kamera zikora. Dore ngo Idirisa Uwedarawogo ari kurya dance. Hey, say hi, buddy. Say hi. Sinzi niba wenda ibyo bamaze kuza kuba wabibona. Uriya mubonye ameze gutya ari kwigira gutya, uriya niwe Idirisa Uwedarawogo wa nyawe. Uriya niwe Vestine na Dorcas bazi, ndetse na Murindahabi Irene aramuzi ko ari kuri yameze, ariko mwebwe mukaza kuba muzi utandukanye n'uwo ari we. Umuntu bita umugabanye namuteje umutwe ahita yaraguze, ahita nkupa akazi kenshi turavuga. Wa mugabo nyiri aho ngaho utajya useka, wa mugabo ubona agenda yoroheje, ariko biriya bikora ariho kamera. Iyo kamera itariho ahubwo se wanamumenya, wamureba ukanamumenya. Abafite vibe za hatari. Hano hantu bakoresha amakeke, bakoresheje mu by'ukuri ibyo kurya by'amoko yose,
ariko ikirori kirangiye Vestine ye ntabwo yahise aza kuza gufata ibyo kurya kubera ko yagomba kuza gufata byibuze umwanya uhagije wo kuza kuba ari kumwe n'umugabo we. Yavuye kuri stage arangije aragenda ajya kuba ari kuganira na Idrissa Uwederawogo, wenda amusezeraho amubwira ati wenda sheri ndagiye n'ubundi ningaruka nzagira gute nzaza ngukumbuye. Bakimara kujya mu icyo cyumba n'ubundi kwa Emirene, bavuyeyo baza muri sare abantu bari kurira muri saro, hanyuma Vestine ajya gufata isahani kugira ngo yarura arye. Idrissa nawe ari aho ngaho ari kurya dance, ariko bamutunze kamera ahita yongera ahita yigira pose kugira ngo noneho abereke yuko noneho na information ize ntabwo kwikuza ko wazimenya, uramureba ukamwibeshyaho. Hano hantu uwitwa Vestine na Dorcas bagiye kugenda, abantu benshi cyane bakomeje kugenda banenga imyitwarire ya Murindahabirene, bakavuga ngo ntabwo byari bikwiye ko umuntu nk'uyu nguyu uzi neza yuko umuhanzi managinga atwite inda y'amezi 3 warangiza ukamubwira umukanga cyangwa se ukamubwira amagambo atari meza. Byari koroha yuko witwa Murindahabirene agenda akabwira Vestine akamubwira yoroheje, aho kugira ngo amubwire ameze nk'uri kumukanga ati niba udashaka kurya fata ibiryo bipfunyike tugende. Iyo video nayo irahari, ngomba kuza kwita nyiguhereza kugira ngo wumve neza ibintu abantu bagenda banenga Murindahabirene, ndetse akwiye kuza kuba yabikosora kugira ngo ataza kuza kuba ari ugomba kuba intandaro yo kwirangiriza kariyeri y'aba bahanzi. Harimo n'ibintu yagiye yerekana ukibaza ngo bino bintu ari kubyerekana kugira ngo bize kuza kuba byatanga iki. Gufata umuhanzi wawe ukavuga ngo ava kuri toilette akaza kurya adakarabye, ibyo bintu ukabyaplodinga. Gufata umuhanzi wawe ukavuga ngo nta kindi kintu cyonyine ashoboye uretse guteka amazi yo koga yonyine, ibyo bintu ukabyaplodinga kandi mukabivuga muri guseka, ariko ntago bamuzi neza uburemere bw'ibyo mukomeje kugenda mukora ukorera abahanzi bawe. Ubutumwa ndabuguhereza mu buryo buri direct, ibyo biboro by'amavloge ukoresha abana b'abakobwa uze kuza kuba byihorera. Bajye baza mu interview baje gupromotinga indirimbo zabo, ku buryo ngiyewe mbona Vestine na Dorcas mu ndirimbo nkanababona mu by'ukuri wenda mu kiganiro, apana kumva ngo Vestine ngo yaryamye ngo afite umwera ngo ku maguru. Biriya bibora abantu bose bari kubira akavuga ati ubundi Murindahabirene ko twari tuzi ko rumwe mu bantu ba managers bafite ubwenge mu Rwanda, bitangiye kumugendekira biti shaka amafaranga niyo ushobora kuza ko wayabona, ariko mu buryo ngo cyangwa se ubundi biri buze kuza kurangira byangije kariyeri yabo bana. Ngira ngo dore video uwitwa Vestine ajya gufata ibyo kurya, hanyuma uwitwa Murindahabirene akamukira kuri pressure iteye ubwoba, akamubwira amagambo ahambaye, ndetse umwana w'umukobwa akagenda atariye. Wibuke yuko yavuye mu rugo ariye ubugari ndetse n'isambaza, akagenda akajya kubyina, akabyina umwanya munini cyane, akagenda inzara ikamwica. N'igihe yagereye ku biryo agiye kurya, manager ntago yigeze yemera ko Vestine ari buze kuza kuba yarya. Kandi bango bageze ku kibaga cy'indege bategereza hafi iminota irenze 40-50, ariko yarababwiraga ngo twakererewe tugomba kuza kwita tugira gute, tugomba kuza kuza tugenda. Vestine yahagurutse i Kigali agenda atariye. Dore ngiyo video kuntu byari byifashe, wumve n'amagambo witwa Murindahabirene abwira bano babana b'abakobwa bimeze nkaho aricishwa ha, cyangwa se nyine imvugo itari nziza. Ngewe n'abandi tuba tubyumva mu buryo bumwe, bakomeza kugenda banenga zino mvugo za Murindahabirene ko zidakwiriye kuza kuba yazibwira bano bana b'abakobwa. Abandi bakibaza se ubundi ko bamwita daddy, bano bana babona Murindahabirene koko abakunda urukundo rubifuriza ibintu wenda byiza, cyangwa ahubwo wenda icyo batekerezaho no kugira ngo bakamuremo amafaranga, bishingiye ku magambo amwe namwe agenda ashyira hanze y'aba bana b'abakobwa. Hari nkaho yasohoye ikiganiro kirimo amagambo avuga ngo murumuna wanjye naramuka ashatse ari mutoya nzamukubita. Ibyo bintu bigatuma Vestine abantu bamucanaho umuriro, bakibaza ngo ese yaba afite urugo rubi. Dore ngiyo video. Twakerewe rubijyane, twakerewe. Ngira ngo ibyo ngibyo bamaze kubyumva. Vestine yari ubugari, aragiye agiye kubyina, amaze kubyina ageze ahantu agiye gufata ibyo kurya, bamujyanye atariye.
ikindi kintu cyaje kuza ko rero cyatuma uwitwa Murindahabi abantu bamunenga ni ugufata noneho umugore utwite akahita amuhindura umukarani ku kibuga cy'indege. Baragiye ngira ngo uwitwa Hussein